neza. Igitabo cya Daniyeli ibice 6 turasoma duhereye ku murongo wa 14. Igitabo cya Daniyeli ibice 6 murongo wa 14. Hari ijambo rivuga ngo baramusubiza bati ariko Daniyeli wo mu banyagano b'abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvisha iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo, umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu yakesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoyeka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana uhoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko aranezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Nimwakira ijambo ry'Imana. Ndaza kubabwira ahandi hamwe turi buze gusoma, ariko reka tube turekeho gusoma. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo niwe byiringiro bidakoze isoni. Niba byemera urabikora, niba atabyemera ntumugore. Mumpera ikiganza mubwire ngo Kristo niwe byiringiro bidakoze isoni. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera nana twabaho, dore urukundo rwatumye ibyaha byawe, maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye ibyaha byawe, maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka. Reka tuzamura amaboko dushimira Imana kubw'urukundo rw'Imana. Ndashaka kubaza uyu mucuranzi turi kumwe aha ngaha, ugira inshuti? Yego. Mu nshuti reka mvuge z'abapapa cyangwa z'abasore ufite, mbwira nk'izina ry'umwe muri izo nshuti. Edi. Ndashaka kumubwire nk'ibintu bibiri byatumye wumva yakubera inshuti ku rwego watinyuka kumuvuga imbere y'aba bantu kandi ufite n'izindi nshuti. Ni umusore w'umuramyi ukunda Imana, arankunda nanjye ndamukunda kandi turanasangira. Wumvisha impamvu zituma ari inshuti ye? Mwazumvisha?
reka mbabwize ukuri, urakoze Imana iguha umugisha. Nta muntu ushobora kugukunda adafite impamvu imuteye kugukunda. Uzabikubwira azaba kuryarya, ibe ntoya ibe nini. Nta muntu wagukundira ubusa. Niba atagukundira ko umuha amafaranga, agukundira indi mpamvu. Ntihazagira ugukunda wese afite impamvu imutera kugukunda. Reka mbabwire iki kintu rero, uwagukunze kubera impamvu, haboneka n'impamvu ituma kwanga. Kuko habonetse impamvu ituma gukunda, n'impamvu ituma kwanga yaboneka. Ni Kristo wenyine wadukunze, nta mpamvu imuteye. Wenyine. Hazaba umunsi tuzumva Imana, arabagira n'ijuru ryose. Yesu bwazaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye uibya asema zarazuka wamuze nase nagaruka nza. Haleluya! Niwe byiringiro bidakoze isoni. Uwo niwe naje kubabwira, uwadukunze nta mpamvu, niwe naje kubabwira. Watubereye ibyiringiro. Niba hari ahantu umuntu aba ntazicuze mu buzima bwe, ni muri Yesu. Sevenso, niho honyine nasanze umuntu aba ntazicuze honyine, aho gusa. Ahandi hose barakubeshya, muri Yesu niho honyine umuntu azaba nta regrete. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba. Ntaragira icyo mvuga, ziramubera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Haleluya! Imbabazi ziwe zirita, ntaragira icyo mvuga, ziramubera. Ziti ngwino usange de la sila foladra, ndakubabariye. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba. Ntaragira icyo mvuga, ziramubera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Danieli, uyu nguyu ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi, ariko Danieli yari afite bagenzi be bavuye mu gihugu cyabo, baza ari abanyagano, ariko baza mu mutima wabo bafite intego yo kumenyekanisha ko hirya y'Imana z'i Babuloni hari indi Mana. Ntabwo intego yabo kwari ukumenyekana. Abantu benshi bari gukora ibintu muri iyi minsi, impamvu yo kubikora atari ukumenyekanisha Imana, impamvu yo kubikora ari kugira ngo bimenyekanishe. Ba Danieli ntabwo intego yabo kwari ukugira ngo bamenyekanishe, intego yabo kwari ukugira bamenyekanishe ko hejuru y'Imana z'i Babuloni hari indi Mana iruta iz'i Babuloni. Bituma
bituma bafata intego bagira ibyo biyuma kugira ngo bamenyekanishe Imana. Baretse ibyo kurya, baretse hano Bibiliya igaragaza ngo Daniyeli yarasengaga kandi ari intungane, ngo ku buryo abana bagabo bamugambaniye ngo bashakiye mu by'amategeko bajya mu kazi ngo bamuburaho impamvu, ariko ngo basanga aho bazamubonera ni hamwe, ni ku Mana ye. Bari bazi ko Daniyeli atamara iminsi 30 atarasenga, bari bazi ko bidashoboka. Baravuga ngo Daniyeli turamuzi, n'icyumwe ntiryashe, reka dushyireho itegeko rivuga ngo umuntu wese uzasenga indi mana akagira undi muntu asaba mu minsi 30 atari umwami, hari itegeko rivuga ngo azatabwe mu rwobo rw'intare. Bari babizi ko Daniyeli atashobora kureka gusenga. Itegeko barishyiraho, umwami ararisinya, ariko tekereza aho mu gihugu hashyirwaho itegeko bashaka umuntu umwe, bikajya mu nteko ari umuntu umwe bashaka mu gihugu, ngo umwami ararisinya, ngo umunsi yarisinye rigasohoka Daniyeli akaribona, ngo yakomeje gusenga 3 ku munsi, ngo asenga akinguye n'amadirishya, kubera ko nta wundi bari bakeneye, nta wundi bagenzuraga kwa Daniyeli. Ngo baje basanga Daniyeli isengesho yarifatishije. Ntago ndajyayo, ariko nziranye n'abantu bajyayo. Ngo iyo umuntu agiye kurangura mu Bushinwa, iyo ageze kuri aeroport ntabwo azana n'imizigo, agera kuri aeroport atari kumwe n'amakontineri yaranguye, agera kuri aeroport ari wenyine. Abatazi uko bigenda bagira ngo aziyaho, abatazi uko bigenda bagira ngo bamwibiye mu Bushinwa, abatazi uko bigenda bagira ngo yabeshye ko agiye kurangura atagiye kurangura, kuko batazi uko bigenda. Ariko uyu muntu nubwo aziyaho ngaho ntabwo aziyaho, ahubwo nuko ibyo yaranguye byanyuze inzira itandukanye niyo yanyuzemo. Iyo twaje gusenga tugasohoka hanga, abatazi uko bigenda bagira ngo dutahiyaho, kandi mu isi bigaragara hano inyuma uko waje ni kutaye, ariko mu isi bitagaragara ntabwo utahiyaho. Reka uyu muntu buzacye ibyo yaranguye bigere majerwa ajye kubideduana, nibwo abari bazi ko yazi aho ngaho, nibwo bazamenya ko atazi aho ngaho, ahubwo nuko atazi yarimwe n'ibyo. Iyo twasenze hari ibintu Imana ireba mu isi y'umwuka, iyo dusohotse abagira ngo ntacyo dutahanye, ariko mu isi y'umwuka tuba dutahanye bagaje. Nta mudamu ushobora gusaba ngo amenye ko yasamye ku munsi wa mbere. Uko iminsi igenda yicuma yumva impinduka mu mubiri, akajya kwa muganga agakoresha ubundi buryo agasanga yarasamye. Reka mbabaza, umunsi amenyeho ko yasamye nibwo aba yasamye? Iyo umukozi w'Imana ahagaze hano akavuga ijambo ry'Imana, akavuga icyo Imana imubwiye, burya Imana ibiremye ikivuze binyuze mu ijambo, ahubwo ntumenya ko cyaremwe. Iyo Imana ivuze ngo nguhaye umugisha, burya iba yaremye umugisha, ahubwo haba hasigaye akazi ko kuzawuhishura, ko kuzawutwikurura, ko kuzawushyira ahagaragara. Ariko umunsi uzawubona sibwo waremwe. Waremwe cya gihe Imana ibivuga ngo yakumenye itarakurema. Make twe tutarabaho twari turiho, icyo kintu ugiye kubona ntabwo aribwo kiremwe, ahubwo cyaremwe igihe Imana yavuga ngo ngize gutya. Ibyo tugiye kubona twataye haleluya, ntabwo aribwo Imana ibiremye, byaremwe kera, ahubwo hageze igihe cyo kubitwikura bikajya habona. Reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana irinze twebwe ba none. Oya, ntabwo irinze John wa none. Hoya, John wa none yatwikuruwe, ahubwo Imana irinze John w'ejo hazaza niho hataragara. Buri yatubwiraga urupfu Imana yamukuyemo, uzi icyo yaririnze? Yaririnze umushumba wa none. Ntabwo Imana iturindiye icyo turi cyo, Imana iturindiye icyo
iragusha ikurindiye icyo uzaba, ntabwo ikurindiye icyo wabaye. Icyo wabaye cyararangiye, ahubwo irinze iki? Ntabwo irinze. Twebwe banone twahishuwe, ahubwo ngewe ahubwo John w'ejo hazaza niwe utarahishura. Ndashimira Imana ko ngewe ejo ngiye guhishurwa. Ndashimira Imana ko hari abantu bari bahishwe Imana igiye guhishura. Kubera iki? niwe bagize ibyiringiro bidakoze isoni. Iyo wamugize ibyiringiro ntajya gutererana. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Ngize umugisha wo gusanga Stevenson hanga, Imana ishimwe. Ariko Stevenson uriya mugabo ntabwo tuzageraho abantu bavuze, tuzageraho Imana yavuze. Kuko abantu bavuze twaraharenze, twaraharenze. Stevenson mwe mumubonye nyine yambaye white, nge muzi turirimbana, atuye haruguru urusengero. Ubuzima ari danje, kurya ari danje. Yarabaye nk'umusaza akiri mutoya, kandi ari ukubera ibihe. None ngiye kubona mbona ankatanye kuri moto ahangaha mu marembo. Ese kandi amakuru mfite si uko bayimutije, ntabwo ariyo bamutije. Hari igihe tubona ntabwo ariyo bamutije niyi. Ariko namwe mutekereze mu by'ukuri, kasi hashize iminsi ingahe, hashize igihe kingana ikize. Mumbwire ngo niwe byiringiro bidakoze isoni. Niwe twiringira ntitumware, niwe twiringira ntitukorwe n'isoni. Abamwiringiye bakabona adakoze n'udutore. Haleluya! Naje kubabwira ngo niwe byiringiro bidakoza isoni. Wenyine wiringira amafaranga agashira, wiringira imiryango ikagihinduka, wiringira ibintu bigagarwa iri wawe. Niwe byiringiro bidakoza. Savuze ngo abamwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, uhora uhamye. Uko imisozi igose niko Uwiteka ngo atabamwiringiye, uhereye none ukageza iteka ryose. Umwiringiro uri imfubyi akakurera ugakura. Umwiringiro upfakaya akakubera umugabo. Umwiringira nta kazi ntiwicwe n'inzara. Umwiringira abantu bagutaye akakubera. Ibindi byose bizagenda, ariko ntuzemere kumutakaza. Tuzamura amaboko duhe Yesu icyubahiro. Tuyazamura duhe Yesu icyubahiro. Namwiringiye ndi imfubyi, none uyu munsi ndi umupapa w'abahungu n'abakobwa. Ndamwiringiye ndi mayibobo, none uyu munsi ariko ndashima Yesu. Nanjye nzibera mu mahema yawe, derasi ibi bida. Nanjye nziberana mu mahema yawe, iterane afora. Nanjye nziberana vida. Nari baramwiringira. Abanguwo niringiye ndakomeze musenge nubwo hashize ko time kumusenga. Ajya imbere y'umwami ati, mwami wa munyagano witwa Daniel, we nta kwitayeho ibyitegeko ntabiri kubyumva. Akomeje gusenga 3 ku munsi, n'amadirishya yayakinguye yaguciye amazi. Ngo umwami arabara kuko yakundaga Daniel.
mvuko Bibiliya ivuga ngo ashaka uburyo yarengera Daniyeli, ngo ahera mu gitondo ariko birivuga ngo ageza nimugoroba abura impamvu yahera aho arakora Daniyeli, ngo bitewe n'iki? Amategeko ya Medi n'Abaperesi atavuguruzwa. Ngo aragerageza biranga arabishaka ariko biranga. Hari igihe umuntu ashaka kugufasha bikamunanira, ngo baragaruka batari ko muri muradutinza kandi zimaze iminsi 3 zitarya kandi gahunda zirarya Daniyeli, none watugiriye vuba ko nta bindi ku itegeko rivuga ko utazubahira icyo wavuze yazi. Ngo abuze uko abigenza aravuga ngo ni mu muhamagare, ngo bahamagara Daniyeli, ngo baramuzana. Umwami aravuga ati Daniyeli nagukundaga ariko birananiye, ndahereye mu gitondo nashatse inzira zose nanyuramo nkurokore byanze. Kubera iki? Amategeko ya Medi n'Abatavuguruzwa. Ariko nubwo binaniye, ngewe birananiye, nagerageje byanze, ariko nubwo binaniye, Imana ukorera, Imana wiringiye, nawe yarazi ko hejuru y'imbaraga ze hari izindi. Zaburi 93:4 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru, abirusha imbaraga. Ibiturwanya ni ibiremwa, iturwanirira n'umuremyi. Aravuga ngo nge birananiye, ariko Imana ukorera gendera abana nawe. Ngo baramufata, ngo bamuta mu rwobo, bagira ngo byarangiye, kumbi iyo yiringiye. Reka mabwire ko Imana twiringiye ntigihagera nyuma, ihagera mbere. Abantu nibo baza nyuma, iyo tubatabaje baza nyuma, ariko ntigiza nyuma, ihagera mbere. Reka mbabwire ko buri intare ntago zabonye Daniyeli, oya, ahubwo zabonye intare, kandi zibona intare nkuru. Kristo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Ntago Daniyeli yagiye mu rwobo mu isura ye, ahubwo yagiye mu isura y'uwo yiringiye. Ntago zabonye Daniyeli, zabonye haje intare nkuru. Zibuka ko haje boss, ngo ziregerana. Arazibwira ati mutuze ejo muzasoza yo mumazemo iminsi, ariko rimwe ngo ziregerana, maze Daniyeli ngo arasusurukirwa. Ngo ijoro ryose ntiyumva imbeho, ngo umwami nawe ntiyagoyeka, ngo ntiyasinzira, ngo ntiyarya, ntibamuzana ibyo kumucurangira. Ngo mu gitondo cya kare ngo aribambura, ngo ajya ku rwobo rw'intare, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro. Aravuga ngo yewe Daniyeli, mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana ukorera, mbese Imana wiringira, yaba yabashije kugukiza? Urumva? Mwumve ko nge byananiye, ko nge nagerageje bikanga, ese Imana ukorera yaba yabibashije? Nawe ntabwo yizeye yuko yabishoboye, yaba yabashije kugukiza cyangwa byayinaniye? Ko ngewe nagerageje bikanga, Imana ukorera yo yabishoboye. Mundire mbabaza ko Daniyeli yakundaga, Prito ko umwami yakundaga Daniyeli, kuki atamubwiye ati urukundo ngukunda ntirunyemerera kukureka ngo ugende wenyine, turajyana nigukiza nanjye nkize? Ko atamubwiye ati urukundo ngukunda batujugunyemo twese, nigukiza nanjye nkize? Ko yamuretse akagenda wenyine? Hari aho bigera ntimujyane. Hajya bambwe icyaha niki, ngo ni gatozi. Umugabo akora ikosa bakamujyana amageragere wenyine, nubwo muri umwe ntago babajyanana. Kuki umwe batabwiye Daniyeli ati Daniyeli urukundo ngukunda ntujyamo wenyine, tujyane nigukiza nanjye nkize? Yagiye wenyine, ariko mu isi y'umwuka yari ari kumwe n'uwo yiringiye. Iyo Daniyeli aza kuba yaringiye umwami, ntibyari bimurangiranye.
ntibyari bimunaniye, ariko kuko atiringiye umwami, akiringira idashobora kubeshya, akiringira itaginanirwa, yabanye nawe mu rwobo rw'intare. Daniyeli ngo avuga n'ijwi riranga ngo mwami nyagasani uhoraho, imana yanjye nkorera, imana yanjye niringiye ntabwo yandetse. Wowe byakunaniye, ariko iyo niringiye ntibyayinaniye, yohereje ntabwo wandetse, ariko yo ntiyandetse, yohereje marayika wayo, araza abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. kubera nabonetse imbere yayo, ntacyaha nawe nyagasani ntacyo nagucuma. kubw'iyo mpamvu yohereje marayika wayo, araza abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, ndacyariho, ndacyahumeka. ngo umwami aranezerwa ati hashimwe imana ya Daniyeli, yamukijije kubera yuko ayiringiye. Ntawakwiringiye imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Ntawakwiringiye imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Abayiringiye twongeye tuzama amaboko dushimira Imana, tuyazamure, yayarinze tuyazamurire. Abandi yaracitse, abandi amanitse kwa muganga, abakiyazamura bikemera, ahatarimo simburagingo, twese dutere haleluya. Niwe byiringiro bidakoze isoni. Nimuvuga birashoboka ko Diacre Fifi aramuzi, umudamu witwa Makendra. Twarasenganye mu rusengero tukiba ku Muhima. Beneda, Imana nivuga, kumva udashoboye kwizera ibyivuze, ujye wituriza. Ndashimira Imana yo kabyara, ivuga ibintu tutabonera inzira, bwakigashyiraho inzira z'ibyo yavuze. Mama Kendra twajyaga dusengana ku Muhima kubera ubuzima yari abayemo we n'umugabo we, kandi barize. Kwiga ntago bikuraho ibibazo n'amakuba. Reka mbibutse ko nta gahinda k'agasirimu kabaho, twose nuduhinda. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Agahinda k'umuntu utaha muri etaje ni kimwe n'agahinda k'umuntu utaha muri ghetto. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Agahinda k'umuntu ugenda mu modoka ni kimwe n'agahinda k'umuntu wateze moto, twose nuduhinda. Hazagira ugusho. Agahinda k'umuntu w'inzobe niko gahinda k'urukara. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Mama Kendra yajyaga aza mu rusengero atwaye igikoma cy'umwana mu kabido k'akaritiro. Babyeyi ndabizi ko muri abasirimu, umuntu utwaye igikoma mu kabido abasate. Ntacyo abagitinya, ntacyo. Yaranize batuye mu Kiyovu cyo ku Muhima, bakajya bazana igikoma mu kabido ko dusengana, nari mbazi n'inshuti zanjye, ariko Imana ikagivuga. Bibutse ko Imana itavuga ihereye ku bihari, ivuga ihereye ku bushobozi ifite. Ntugafate iby'Imana ivuze ngo bihuze n'ubuzima urimo, ntago bizavamo. Cyo ufata ibyivuze ubihuze n'ubushobozi bw'ubivuze, nibwo uzabona byeba. Ntabwo Imana ivuga ihereye ku byidusanganye, Imana ivuga ihereye ku bushobozi yifitemo. Ntabwo izakubwira ibyo izakora ihereye ku mashuri wize. Hari abantu kagitanga amasezerano, zabagirira neza, nzabaha umugisha. Reka simbo ejo bundi hari akantu nashize kuri statut, nagiye kwigisha ahantu ukuntu bafata amavideo, bari baragakata mu nakanyore kavuga ngo Imana ituvane mu gihe cyo kubwira abantu ko dusenga, idushyire mu gihe cyo kwerekana ko twasenze.
ituvane mu gihe cyo kuvuga ko dusenga, idushyire mu gihe cyo kwerekana ko dusenga. Tumaze igihe tubwira abantu ariko impamvu batabyemera nta nyungu z'amasengesho babona. Ituvane mu gihe cyo kuvuga amasengesho, idushyire mu gihe cyo kwerekana umusaraba. Kuki Dawidi yishe Goliyati yarangiza akamuca umutwe? Yari abizi ko hari abatazemera ko yamwishe, aravuga ngo ndabizi abantu nibanajyuwa ntabwo bajya bemera, reka nze muce igihanga. Abatazemera mbibabwiye bazemezwa n'igihanga cyangwa hari ibintu Imana igiye gukora. Abanze kwemera ko dusenga babyemezwe n'ibihamya by'iby'Imana ikoze. Ituvane mu gihe cyo kuvuga ko dusenga, idushyire mu gihe cyo kwerekana ko twasenze. Naranyandikiye barambwira ngo jyo Imana yankuye mu gihe cyo kuvuga ko nsenga, yanshize mu gihe cyo kwerekana ko nasenze. Ati nagiye bitunguranye sinabona uko mbasezera, atari ku bunge na famille yanjye twese tuba muri Canada. Kandi ntabwo igikomeye ari Canada n'abapagani bari, ahubwo igikomeye akabido mu gikoma, igikoma mu kabido, byose si bigendana. Kabido mu gikoma, igikoma byose niba biri kumwe. Nawe wumva urwo rugendo kujya mu rusengero n'igikoma mu kabido. Kumbi twebwe tukabona igikoma mu kabido, Imana ibona bari muri Canada. Munyumve, ntabwo Imana igivuga aho tuzanyura tujya i Kanani. Imana ivuga i Kanani ariko ntivuga aho tuzanyura twerekera i Kanani. Ntabwo igivuga inzira tuzanyuramo, ivuga i Kanani ariko yaduhisha inzira. Imana ikubwira umwana ntikubwira urugendo rw'amezi 9. Nguhaye umwana ntikubwira uko amezi 9 azagenda. Ntivuga ko ukwezi kwa mbere uzahurwa, ukwa kabiri ukarya itaka, ukwa gatatu ukarara. Ntabwo igivuga urugendo rw'amezi 9, icyo yivugira n'umwana. Ariko mbere yo kugera ku mwana uzabanza ukora urugendo rwo kuri amezi 9. Ntabwo igivuga aho tuzanyura, ivuga aho itujyanye ariko ntivuga inzira tuzanyuramo tujya ahandi yavuze. Ibwira Yosefu iby'imiba 12 akabona imwikubita imbere. Yamubwiyemo gereza, abona inyenyeri yabonyemo kubesherwa. Mu nzozi yiboneyemo ibyiza, ibyo byose hari byabonye. None se reka mbabuze ikintu kimwe, habanje inyenyeri, habanje kwikubitwa imbere, cyangwa habanje gereza? Reka mbibuze ikintu kimwe, nubwo tutabanza mu by'Imana yavuze, tukabanza mu byo itavuze, ariko ibyo itavuze niyo maboko atujyana mu byo yavuze. Ntabwo tujya tubanza mu byo yavuze, tubanza mu byo itavuze, ariko niyo maboko nizo mbaraga. Umwana abanzirizwa n'ibise, mbere yuko avuka habanza ibise. Ntabwo umwana aza mbere y'ibise, ibise biza mbere. Kandi ntibisetsa, ntawe useka ari kubise. Ikizamusetsa ni ikiri inyuma y'ibise, ariko ibise ntabwo bisetsa. Ibyo uri kunyuramo bimeze nk'ibise, ariko ikiri inyuma y'ibise kizagusetsa. Ntawe ujya usetswa n'ibise, ibise birariza. Ntawe ujya usetswa nuko ari kubise. Dani we burya wari uri kubise, ariko ikiri inyuma y'ibise kandi ntibajya badufasha ibise, ariko badufasha ikiri inyuma y'ibise. Basa hari batazagufasha ibise by'uru rugendo, bazagufasha ikizaza nyuma y'ibise. Kubise turirwariza, n'uwaguteye inda ntagufasha kuribwa nabyo. Ariko mwumva icyantangaje, umugabo aterura umwana mbere y'uwabyaye. wikwikorera abantu uri kubise. Reka
kwishyiramo abantu ntawe uzagufasha kuribwa n'ibise. Icyo bazagufasha ni ikizavuka, ariko nta ibise bikurya wenyine, ariko muserebura umwana mufatanyije. Wiga ntawe ugufasha, graduation twese turarya. Ntawe ugufasha kwiga, ariko igihe cyo guserebura twese turarya kandi warize wenyine. Tuzamura amaboko dushimira iyo twiri. Mwumve rero, no muri cya gihe kibisi iyo ibihari, no mu gihe kibisi y'ibihari, abandi bagiye y'ibihari. Wavuze abo yarokoye, nabonyemo inzahuke hano nyinshi. Burya no muri cyacu bogwa umutware ntiyarahari, ariko yo yari ihari. Burya na Faisal yazaga nyine gake, ariko yo yarahahoraga. Fifi burya diakre yarahabaga uko ashoboye, ariko ntiyahabaga iminsi yose, ntiyaba ariko yo amanywa ijoro abandi baryamye basinziriye, yo ngo ntigisinzira kandi ntigihunikira, kandi ntigihaba kubw'impanuka, ihaba kubw'impamvu. Nitwenda kugira amatora yose agira indorerezi. Amatora yose agira indorerezi, ariko Imana ntigiza nk'indorerezi. Iza hari ikintu kiyizanye, ibihari kubw'impamvu, ibihari kubw'ikishaka gukora, ntigihaba nk'indorerezi. Ntabwo Imana ari indorerezi. Uzi ko wahamagara umuntu umubwira ikibazo kandi ariyo mpamvu y'ikibazo? Wahamagara umuntu umubwira kugufasha ikibazo kandi ariyo mpamvu y'ikibazo urimo. Sengera urugo rwananiye, ariwe mpamvu yo kunanirwa k'urugo kwawe. Banyirukanye ku kazi, ariwe mpamvu yo kwirukanwa ku kazi. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse batarida afo bakabako tuhemuka kandi ntukozisone habwiku tarida kukurabi nujuhemuka kandi ntukozis habwikuzo mana kukurabi. Wowe ntumeze nk'abantu gutubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu bicuza icyoba. Ukomeze isese tarida akugeza ibihumbi, mana ntumeze nka kandi ntuko. Umwami arategeka arabangwa nibakuramo Daniyeli bamukuramo, arabangwa nibazane babagabo n'abagore babo n'abana babo babate muri rwa rwobo. Ibyo zari kugirira Daniyeli zibigirira abo bamugambaniye, kuko bo biringiye abantu, Daniyeli yiringira Imana. Uwiringiye Imana arokotse, abiringiye amategeko n'ibindi birarangiye. Yemwe bafite amazu Imana ishimwe, ntimuyiringire, hari abari bayafite uyu munsi bari gukodesha. Yemwe abafite akazi ntimukiringire, n'umugisha, ariko ibyiringiro bya mbere bibe Kristo, akazi kavuze inyuma. Yemwe abafite abagabo n'abagore, Imana ishimwe ko yabatanze, ntibaze kuba ibyiringiro by'ubuzima, bajya bagenda, yakwihakana yaguta yanapfa, ariko Kristo niwe byiringiro by'ubuzima utajya. Inzuzi nizisumba ibicu bigahinda, uko nukwerekana inzuzi nizisumba ibicu bigahinda, uko nukwerekana
dukunda ibintu ntizisumba ibicu bigahinda uko dukwereka tuyizamure amaboko yanitse ikirere ikadendeza inyanja iyaduhaye guhumeka nta kigega cy'umwuka dufite. Yemwe reka mbabazi, imyaka mumaze muca inzara zimera zivahe kuki zitashizeho? Mumbwire piyesa y'urwara niyo watema ahangaha kutahasanga, mumbwire urukura ruvahe? Ntimuzica buri muzi? Oya mumbwire ziva kuyo nkanza numva nta uzi imyaka mumaze mwiyogoshesha. Inzuzi ntizisumba ibicu bigahinda uko dukwereka imbaraga zawe. Turekera twongeye tuyizama amaboko tuyihe icyubahiro kabya. Niyo kwiringirwa, niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyivuze biraba niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyivuze biraba ategeka bigakora. Niyo yonyine mubwire ngo niyo yonyine. Umubiri ujya ushiraho ukagira ngo ntago wigeze uwugira, uraguhinduka ntibuke ko wawugaburiye. Amafaranga ashuka kugira ngo ntayo wagize, uwagenze n'imodoka akagenda n'amaguru, uwatanze agasaba, uwabaye hejuru ukamusanga harya hirya muri za nzu zibiriya hirya mu minsi yashize yarari ahangaha. Niyo yonyine mubane n'abantu bose amahoro. Niyo yonyine. Iyi misozi dutuho yarituweho n'abandi. Ngeze hano Kibagabaga ndibaza harya ko umuntu wese avuga ko afite ubutaka, ko mbona bubatse bubaka izigeretse buriya hejuru bajya yari ahabo, ko baguze hasi hejuru bajya n'ahabo, bagiye bubaka ku butaka babazamuka bajya ko hejuru nta. Kuyo umuntu umurengera ajya kukurega buri Imana ibareze bose ntibasubira hasi. Barayirengereye ko bafite icyangombwa cy'ubutaka, bafite icyangombwa cy'ikirere, babazamuka bajya. Basi bashimiye Imana kwitabavuga ko itabarika ko bayirengereye. Mumpera ikiganza mubwire ngo bajye batuza hose ni mukwayo, bajye batuza hose nahayo. Niyo mpamvu kubwira ngo tuje muri Amerika kandi uba mu Rwanda, yagutuza ahantu hatari ahayo se? Sinababwiye ko Imana itagutuza itagize uwo yimura. Ntimugire ikibazo cy'ibyo babwira, aho babwira harahari, ahubwo hari abantu babaye barimo ngo ubutaka ikubwe ko yatubwiye amazu hari ubutaka butabaruye, hari inzu idafite icyangombwa, ariko bati ndi Uwiteka nguhaye inzu, ibizi ko nta nzu idafite nyirayo mu Rwanda. Yabwiye kuro ngo nzakenyuruza. Ntugire ikibazo cy'ibyo ikubwira. Imana ivuga ibi yabwiraga Abisirayeli Kanani kandi irimo Abahevi, irimo Abayebusi, kandi irababwira igihugu gituwe na
n'andi mahanga. Ibyo ikubwira biri mu yandi maboko, ariko iraje ibinyaga amaboko abifite ibishyikiriza uwo. Duhimbaze Kristo, dutera haleluya. Niyo mureke tuyiringire, isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Ishatse yagutuza muri vision city nahayo. Ngiye nagiye no gutura hafi yaho kugira ngo bitazangora nimuka. Hafi yaho. Ya. Hafi ya vision, hafi y'urusengero nibyo ngibyo. Hariya nta ujya ngo yimukane ibintu by'imbumburi. Oya. Uyu mwaka dukwiye kugira ibintu tuwusigamo. Iyi ni itariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatatu, tugiye kwinjira mu cyiciro cya kabiri. Imana igira ibintu irema muri season ya kabiri, mu cyiciro cya kabiri cy'umwaka. Yobu yamuremeye amahirwe ya kabiri kuva hari inzu wimukiramo bikaba ngombwa ko wimuka wenyine gusa n'abana n'imyenda gusa, ibindi byose amameza, amateleviziyo, ibitanda. Hari inzu ujyamo we ntago arajya muri cyo, we ntarajya muri cyo kirere. Ariko hari ibintu dukwiye kwimuka tugasiga batese ko tubonye yimukiye aho ngaho. Ujye babwira ngo aho narindi hari hajyanye n'ibyo mfite, aho njyanye no ntihajyanye n'ibyo nari mfite, aho ngiye hari ibijyanye na. Ndashimye buri gihe cyose Imana izana ibyacyo. Buri gihe cyose Imana yakigeneye ibihe byacu. Nusuzugurwa igihe urimo nicyo gusuzugurwa, ariko hari n'igihe Imana yagennye. Nicyo gihe, ariko hari ikindi gihe gihishwe. Mwese sinzi ahantu muto, ariko reka mbabwize ukuri, si mwese ariko bamwe muri mwebwe nanjye ndimo, ntidutuye aho dushaka, dutuye ahajyanye n'igihe turimo. Igihe kigutegeka karitsiye uturamo. Ubu naha ni igihe kihabazanye. Ni igihe kihabazanye kandi ntacyo wagihinduraho, ahubwo icyo musabwa ni ukumenya kwitwara muri iki gihe. Nta kindi. Urumva ngo nta wansuye bagusure hehe nawe ubwaye kugera iwawe ko hakugora uhatuye. Ninde bizorohera ko nawe ubwaye kuhagira birakugora uhakodesha? Ninde bizorohera kuhaza? Utwase nitugiye gutaha mu kanya amasaha ari buze, nturi butahe bijyanye nuko ushaka, urataha bijyanye nuko igihe kigutegeka. Use wanze gutega taxi voiture, ariko se icyo gihe kirahe. Ntaga abana banjye bigaho nshaka, abana banjye bigaho nshoboye kwishyura. Aho nshaka si hari, ahubwo niho nshoboye. Ntago murya uko mushaka, ntago murya uko mushaka, bamwe murya uko mushoboye. Ntago muhahira aho mushaka, muhahira aho mushoboye. Nese ntujya mu isoko ngo munyereke izikimene, kuki ubaza ikimene kandi ureba inzima? Nuko amafaranga ufite atakwemera kugura inyanya nzima. Uri mu gihe cy'ibimene, ukajya muri busheri ngo mume imifupa ngo mushyiremo n'ibinono kandi harimo n'amarote. Ubu se wambaye ibijyanye ne, uyoboye ko bazerishe n'ibindi bihari, ariko se ubu wese ujya kugura London utazi ko hari super wagisi. Kandi igikomeye ni ukumenya uburyo twitwara muri icyo gihe. Igikomeye ni ukumenya uburyo twitwara muri icyo gihe. Igihe ugeze murabona ari cyo kuza protocol ziguhungabana ngo waje wakwicaye aho ugeze se. Abantu barashaka guhungabanya protocol igihe barimo kitari cyo guhungabanya protocol. Icara aho ugeze, igihe nikigera bazamenya ko waje. Ntabwo aho usengera bakwanga, nicyo gihe urimo.
ubu mushumba nagira igikorwa nakajya gukora hari abantu ahamagara ati hageze ko twishyura sare muze tuganire ubwo nusanga ataguhamagaye ibintu by'amatama ubu se nawe ukeneye gufashwa kandi akeneye amafaranga yo kwishyura yahamagaye abayafite nihageraho gusenga azavuga ati ngwino dusengere umurimo. Yes, niko kuri. Mwese arabakunda ariko azi ubushobozi bwanyu, azi icyiciro azagukeneramo, azi n'icyo atazagukeneramo. Ikigora abantu rero ni ukutamenya ibi barimo ngo bamenye uko babyitwaramo. Warayango niba kwanga nta ukwanga. Niwe byiringiro bidakoze isoni. Niwe utwitaho tudafite akanatwitaho dufite. Ndashaka ko dusenga. Yobu ni mumuzi. Hari umukristo azi Yobu? Hari umukristo azi Yobu? Hari umuntu Yobu yaratunze agera ku rwego atunga nakiranuka, Imana imwirata imbere ya shitani. Shitani ngo abwira Imana ati impamvu akwiringira, impamvu agukunda ni Imana irebye umutima wa Yobu. Wavuze ngo kuzinduka amaterano ntibiba handi, biba mu mutima. Ntabwo Imana izaduhembera ko twayikore, izaduhembera intego yatumye tuyikorera. Ntabwo Imana izampembera ko nabwirije, izampembera intego yatumye mpagara hano. Baririmbye ntizabahimbira ko mwaririmbye, izabahembera intego yari mu mutima. Ntabwo izahemba icyo twakoze, izahemba intego. Ntabwo izaguhembera ko watanze amafaranga, intego yari mu mutima niyo izahemba. Kandi abantu benshi bari gukora kugira ngo bagaragare, ariko intego atari kugira bagaragaze Imana. Sinshaka kujya Yobu aza kugera ku rwego muzi ukuntu abana basabwe bose barapfa. Muzi ukuntu ubutunzi bwe bwarangiye. Muzi ukuntu Satani atanyuzwe n'umubiri agira gute arawusaba. Yobu agera ku rwego inshuti yisigara ari urujyo yishimisha. Yobu igice cya 19 sinashatse kuhasoma, hari amagambo avuga ngo muzageza he kumvunaguza amagambo yanyu. Iyi ni inshuro ya 10 mumbabaza mushinyagurire. Niyo yubitse urubanza rwa. Aya ni amagambo Yobu yavuze asubiza abaye Elifazi n'abandi bari bamaze kumubwira amagambo mabi. Inshuro 10, arati ni inshuro ya 10. Yageze ku rwego uvuga ati umubiri wanjye wahwanye n'amagufa nsigaye kumenyo gusa. Ndahamagara abagaragu bakansuzugura kandi mbahamagazwa ijwi ryanjye. N'umugore wanjye ageze aho atagishaka kumva umwuka umvamo. Ariko hepfo kuri 24 na 25 hariho ngo nubwo bimeze gutyo nzi yuko uwo niringiye ariho ibindi byaragiye, ariko umucunguzi wanjye agize gute hariho. Umugore yantaye ariko umucunguzi wanjye, abana barashize ariko umucunguzi wanjye arahari. Amatungo yararangiye ariko uwayampaye arahari. Abangwa nimurekeraho, by'ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi. Uruhu rwanjye rumaze kubora, amaso yanjye niyo azamubona, ntabwo ari ayundi. Maze umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Tuzamura amaboko duha Yesu icyubahiro. Aracyariho Yesu, aracyariho. Aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, araca biganza bikabama. Ako dusenga niwe byiringiro we, niwe byiringiro amafaranga yashize, niwe byiringiro inshuti zadutaye, niwe byiringiro ubutunzi bwarangiye, niwe byiringiro n'umubiri washizeho, niwe byiringiro abagaragu badusuzugura, niwe byiringiro n'abo twashakanye batuzinutswe, niwe byiringiro.
bashoje Imana imwunamuye ngo ba Elifazi bategeka kuza kumutora amatora. Imana ibaca amande. Bati mwavuze nabo umuntu wanjye ari mu gihe cy'amakuba. Ibaca amande. Mwavuze nabo umuntu wanjye. Umuntu mwamuvuze ari mu gihe cy'amakuba, ari mu gihe cy'amakuba, ari mu gihe cyo kugeragezwa. Mumuvuga nabi kubw'iyo mpamvu ni uri buze kubakura hakaga mujyana amaturo ni uraza kubase n'ibitari byo ngibyo akaga. Hari Imana igiye guca amande badufatanyije n'ibihe duhagazemo, badufatanyije n'ibigeragezo. Ariko ndashimira Imana uwo twiringiye Imana iguha umugisha bikuvuganire mu izina rya Yesu. Ibaca amande. Uwo twiringiye hari ibintu agiye gukora bakamenya ko uwo twiringiye ngo imukubira kabiri. Hagira abakobwa beza, hagira amatungo atigeze agira, arongera uwo yiringiye amusubiza umubiri. Kandi bibera hahandi bashiriye. Hamwe amatungo yarangiriye, hamwe ubutunzi bwarangiye, hamwe bamuvugiye nabi, hahandi ibintu byaraye. Niho nyine Imana yongeye kuhubakira, irongera ihamuhera abana, irongera ihamuhera ubuzima. Ntabwo Imana yamwimuye ahubwo yabikoreye hahandi. Ndashimira Imana ko hari ibintu igiye gukoreraho ibindi byari byarangiye. Aho nyine bakuze, aho nyine abakuze. Imana ibivuga bagira ngo ntizakora. Mwumva icyantangaje, Imana ivuga nabo bavuga, kandi ibyo bavuga bigira imbaraga kuruta ibyivuga cyane. Ijwi ry'abantu rihahamura umuntu. Uzi ijwi rya Yezebeli mu matwi ya Eliya byatumye Eliya ajya mu ishyamba kwihisha. Uyu munsi wasohoka no wumvisha ibi message ikagutera kwiheba, kandi umaze kumvira ikubwira ngo wowe wiringe ntazakoze izo. Ijwi ry'abantu rigutera kujya mu ntara, kandi yaravuze ngo nzagutabarira mu murwa. Haleluya. Munyakire haleluya. Twongere haleluya. Abayiringiye haleluya. Abitazakozwe ni haleluya. Ndashaka ko dusengane dushimira Imana niyo byiringiro bidakoze isoni. Witinya nshuti we witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinza kwibagirwa, kuko wambereye inkoramutima. Humura nshuti yanjye humura, nubwo ubona ibibazo imbere yawe. Humura nshuti yanjye humura, nubwo ubona imisozi imbere yawe. Iryo ni ijoro rihamagarana n'irindi joro, amanywa nayo hakita. Iryo ni ijoro rihamagarana n'irindi joro, amanywa nayo hakitaba. Amarira yawe Imana yahinduye ibitwenge. Wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse. Amarira yawe ahindutse ibitwenge. Wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse. Humura nshuti yanjye humura, nubwo ubona ibibazo imbere yawe. Humura nshuti yanjye humura, nubwo ubona imisozi imbere yawe. Iryo ni ijoro rihamagara n'irindi joro, amanywa nayo akitaba.
amarira wahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse ariko hari uwizeye kwibutsa amatera. Haleluya. Reka dusenge ntatwara umwanya ariko tuyize amaboko tuyishimire. Tuyize amaboko tuyishimire. amarira y'abahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse amarira y'abahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye amarira y'abahindutse wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse iryo nijoro amana n'ijoro amanywa nayo akitaba iryo nijoro rihamagara n'ijoro amanywa nayo iryo nijoro rihamagara amarira y'abahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubaba Imana irakwibutse twese duhaguruke tuzamure amaboko dushimira Imana yo kwiringirwa. Imana himbazwe. Uretse gatoya reka babwire ikintu kimwe. Abo bantu bubahe niba Imana ikoreramo ukora ibyo usabwa gukora ariko ntubiringire, ntubagire ibyiringiro by'ubuzima bibe Kristo. Ngo bibutse twabayeho binyuze mu bandi. Bwa mbere twakarabijwe n'abandi, izina ufite warihawe n'abandi, ubwenge ufite wabuhawe n'abandi, n'ubukwe bwawe bwa nyuma buzatahwa n'abandi. Bana n'abantu bose amahoro, ibyo waruhiye bizaribwa n'abandi. Icyawe n'icyo ukora mu nzu y'Imana kizakuvuganira uri na hano mu ijuru, ibindi byose akangaka ntugashyire akanikage. Ejo twari dufite graduation muri theology, nashoje icyiciro cya bachelors muri theology. Ejo nakoze graduation, ndashimira Imana. Ariko aho twakoreye graduation ni mu nzu y'umuntu ntashobora kuvuga ahangaha. Yubatse inzu, hakurya hari amazu, yubaka ikintu kimeze nk'ikiraro. Icyo yubatse kimeze nk'ikiraro, yashyizeho uruganiro rushobora kuba rukubye nibi mbere se ko ngo umuntu yariye nijoro ararana mbere se ko mutararaga nabi. Ubundi hari ibindi bifu Imana babita, ariko ibihe byo bizana we ibihe bizana ibi ibintu nibiza nibi
ngurumva kurya nijoro nibigezweho ngurara nabi mbere se ko mutagubwaga nabi ntimwa ahubwo ibihe bigenda ngo nijoro barya imbuto nuko uzifite uzimamvu bamwe mutarya nijoro mwamwariye neza kumanywa niyo mpamvu mutarya nijoro ni kumanywa mwamwariye neza nijoro nyine mukarya imbuto none abandi baguriza abana mwagiye mureka ko ibihe bigira ibyabo ngo kurya nijoro nibigezweho bana n'abantu bose amahoro wiringira Imana. Hari wavuze ngo hari waciye umugari pasta ngo ubonye nyina ashaje agira ngo izo yakowe zapfuye ubusa. Ubonye nyina ashaje agira ngo izo yakowe zapfuye ubusa. Iyo nzobe nibyo bizigira nibindi ejo bizagenda byegerana ushyireho fonde tayanga gufata makeup yange gufata kuberwa nibyo yavuze ngo sinkinejejwe nabyo bana abantu bose amahoro. Ejo umubiri uzakubwira ngo inyama ntizemewe amavuta ntiyemewe na amazi ngo kazuyaza kamubwira ngo n'indimu ngo nukudashaka gupfa muzapfa. Mureke twiringira Imana dukorera Imana uko dushoboye ibyo yaduhaye bibi byubahisha Imana. Nunagenda uzagira urwibutsi na hano mu ijoro. Mureke twiringira Imana niyo byiringiro bidakoze isoni ahandi hose no musenyi. Turimba indirimbo imwe nakira umushumba. Agaze kumanga vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo agaze kumanga vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo agaze kumanga magaze kumpanga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo nabutaye udakuramo agaze kumanga magaze kumpanga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo nabutaye udakuramo agaze kumanga magaze kumpanga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo nabutaye udakuramo agaze kumanga magaze kumpanga vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo nabutaye udakuramo nubwo bitameze neza nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babwiriye humura Yesu ari kumwe nubwo bitameze neza nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babwiriye humura Yesu ari kumwe iri ni isengesho umeneye umutima icyo nsaba